Hari ukuntu ugurisha telefone yawe ukayigurishanya na imeri zawe zose, ntiwibuke kuzirimuvinga uzikuremo muri telefone yawe, warangiza imeri zawe bakagenda bakazikoresha ibyo bashaka, ukazifunguza ama YouTube ariko ntiwibuke kuyikuramo. Muri iyo video ngiye kukwereka uburyo ushobora gukuramo imeri yawe muri telefone mu gihe ugiye kuyigurisha. Nta handi hantu uca, uraza ukande kuri setting. Numara gukanda kuri setting, uraza scrolling uzamuka, urashaka ahantu hari ijambo ryitwa password account. Numara gukanda kuri password account, tuharebe password account. Naho ngaho ndi kunyuza akaziga, niho uzaza ugakanda. Noneho reka tubanze turebe ahantu uzareba, ahantu bareba password y'ama account wagiye ufungura kuri email zigiye zitandukanye. Nyuma ndakwereka uburyo urakuramo account yawe ukayimuvinga. Uraza ukande kuri Google, hejuru niho habanza barakwereka account zibaruye ku iyo email. Account dufitemo Facebook, dufitemo Google, Instagram, .com, Ruby Network. Uzaza urebe iyo ushakaho password, noneho ushaka kugira ngo urimuvinge account burundu, email yawe isigariraho, uraza ugakanda hariya kuri remove, cyangwa ugakanda, urabona ni ugukanda kuri ya email yawe, warangiza ugakanda kuri remove account. Uyikuyemo. Urabona yuko urabona buri kintu cyose kiba gitunganyije. Ni ukuvuga ngo uraza ukarimuvinga account yawe mu gihe ugiye kuba telefone yawe wayigurisha, cyangwa se ugiye kuyiha umuntu impano ukayikuramo email, ukayirimuvinga ukayikuramo. Noneho hari n'ubundi buryo ushobora nko kwinjira muri Google ubwayo muri account mo imbere, warangiza ukagenda ukarebamo ama account yiyongera kuri ariya tubonye haruguru. Iyo uje ugakanda kwa kari agafoto kawe ko mu nguni, warangiza ugakanda kuri manage account, barakujyana muri Google mo imbere muri account yawe. Iyo umaze kuhagera nta kindi kintu ukora, uraza ugakanda kuri security. Iyo umaze gukanda kuri security bakwereka ama account wagiye ufungura, ama website, ama application wagiye accessingaho iyo email yawe. Uraza ugascrolling uzamura kuko ziba ziri hasi, turabona ama application twagiye dutangaho email imeze nka hahandi twanyuze, ariko ahangaha ho ugiye kuba wayisiba, gusiba ama website wagiye accessingaho email yawe, kuko urabona yuko hari ama application uba utagikoresha, wowe waribagiwe ko accessinze email yawe. Kugira ngo ibyo byose rero abahakazi bagiye binjira muri email yawe bakoresha izo application utazikizikoresha, waza ukabirimuvinga ukabikuramo. Uraza ukayikandaho, wamara kuba wayikandaho ukaza ukajyana ahandi hitwa ngo delete all connection. Kanze nzuminge, murabibona delete all connection. Wageza uraza ukande confirm, we nayo wowe wayirimuvinga unyuzemo muri email account mo imbere. Nabwo ubigenza gutyo, ukaza ugakuramo indi waba utagikoresha, waba waranibagiwe password yayo utagikoresha. Hari ama account tujye accessingaho email zacu tuba tutagikoresha. Uraza ukande delete, numara gukanda kuri delete urakanda confirm, nyuma ukande ku gakubo usubire inyuma loading, ubundi ibone kuva mu zindi. Ibyo ngibyo ubihora bikora. Ibyo bintu byo ku deleting ama account bikurinda kuba wakongera ukajya ubona access cyangwa se notifications kuri Gmail yawe. Kuri Gmail yawe ukajya uzibona ngo zamaze ziza nyine zikubwira ati kora gutya. Hari igihe waba ukora n'izindi business zigiye zitandukanye, ugakanda ku malinki yabo utabizi ko bari abasikama binjiriye bakoresheje iyo email yawe. urabikora
zose ukazimaramo. Njyewe ndakuramo izo nagikeneye, izo maze igihe kinini nakoresha. Yego, nawe uraza ube wabikora, urebe amakawunti agiye ufungura agiye atandukanye ube wayakuramo. Izi uzikoresha uzireke nka za Facebook, za Binance, ahangaha ugakanda kuri hariya access, ubanza ukareba device email yawe yaba irimo. Hari igihe uba ufite email yawe ariko iri mu yindi device, iri mu yindi telefone, iri muri mashini, ariko naho waza ukayideleting ukayikuramo. Ni naho ugiye nko gusiba account yawe ya YouTube, ushobora no kuyisiba ukayivuga ati YouTube yanjye ndayisibye burundu. Guys, reba ko wakanze like, comment, subscribe kugira ngo ujye ubana nanjye. Noneho iyo ushaka nko kureba izindi email watanzeho access, uraza ugakanda ku gafoto ko mu nguni hejuru, uraza ugakanda kuri email yose ikurikiyeho, warangiza ukareba izindi application cyangwa se ayandi ma website ugiye ufungura utakibuka gukoresha, nayo ukayimovinga ukayakuramo. Urabona yuko dufite ama application menshi, ama website twagiye dufungura menshi. Ni uburyo nshaka kwereka bwo kuba wakuramo cyangwa se wareba password y'ama account yawe agiye atandukanye. Yes, ikaze mwereke uburyo nubwo ushobora password y'ama account agiye atandukanye unyuze muri Google, naho biba birimo. Iyo dusubiye inyuma handi muri setting, handitse password account, nta kindi kintu uza ugakora hano, ukaza ugakanda hano kuri Google password. Iyo uje ukakanda kuri Google password, ubasha kubona ama application n'ama password yayo. Reka wenda nk'urugero reka dukoreshe Instagram. Iyo ukanze kuri Instagram cyangwa se kuri account wafunguye, nta kindi kintu uza ugakora, utuza ugashyiramo password ya telefone yawe. Iyo ushyizemo password ya telefone yawe bakwereka account yawe wafunguje na password yayo. Kugira ngo ubone password yayo, na handi hantu ugakora, uraza ugakanda kwa aka kajisho, wamara gukanda kwa aka kajisho ukabasha kubona password wakoresheje warayibagiwe. Niyo ushaka no kuyideletinga ushobora no kuyisiba. Yes, ugashyiramo indi ukapdating indi. Uraza none urabona hano dufite Google, ushobora no kuyideletinga cyangwa se ukayeditinga. Ushobora no ukaza hano kuri Ruby Network, ni urugero, ukabona password n'amazina wakoresheje, warangiza ukaza ugakanda ukabona password. Ikindi ushobora kuza kongeramo izindi, ukabikamo application zawe n'ama password yazo. Yareba kanze subscribe, like, comment, share ubundi kugira ngo ujye ubona update zigiye zitandukanye. Ejo nzabaha video yuko abantu bafite ikibazo cya telefone ishiramo umuriro vuba, telefone ishiramo umuriro vuba, ishyuha, babwire n'ikintu kibitera telefone z'iki gihe. Hari ukuntu uba ziba zifite application zikurura. Ejo nzabaha video. Reba ko akanze like, subscribe kugira ngo ujye ubona notification y'ibiganiro bigiye bitandukanye bigiye bica kuri ino channel. Nzajya mbaha ibiganiro by'ubwenge nakoreye ubushakashatsi. Tukiri hano kuri email, reka nkwereke n'uburyo ushobora guhindura email. Wari ufite email zirenze imwe muri telefone, ukavuga ati ndashaka
gushyira email ya kabiri muri telefone mu gihe ufite email ebyiri cyangwa se eshatu, ariko ukakisesinga muri ugakora account ugakohereza nk'agakode ukaba utazi aho agakode kawe kagiye ufitemo indi email. Nta kindi kintu ukora rero, uraza ukaragera muri dashboard ya Gmail yawe, wamara kujya muri dashboard ya Gmail yawe, ikintu ukora ni ugukanda kuri agafoto ko hejuru mu nguni, bahita bakwereka urutonde rw'ama email ufite yose muri telefone. Wowe utureba email ushobora kuba wafungujemo account wakoresheje nk'agakode ukaba wakabuze kagiye nko ku email yindi, uraza ugahitamo email ufite, wamara ukayikandaho, iyo umaze kuyikandaho ihita ijya muri telefone yawe uyihinduye, ariko nta yindi ntabwo ibivuyemo, nayo iba iyisigayemo. Noneho ibyo ngibyo bigakemuka mu murongo, bikajya mu murongo neza, nta kindi kintu usabwe. Noneho iyo uje nkanda nk'urugero, reka nze nkande nko kuri email imwe muri mfitemo hano, iyo nje nkahita nkanda nko kuri iyi ngiyi, iyo nyikanzeho gutya nta kindi kintu gihita gikorwa, gutya gihita ijyamo neza, yari isanzwemo nkaba ndayihinduye, ariko nta yindi iba igihari ntabwo mba nyisibye, naberetse uburyo basiba email. Yes, ubwo rero nawe rero ubonye uburyo bayihindura, ugashyiramo email mu yindi. Ubwo ushaka nzakwereka uburyo ushobora kwimura email yawe ugashyira muri telefone yindi, ibyo nzabigukoreraho video, ariko nuko mugomba gukunda izi video ndi kugenda mbaha. Ndabakunda, mugire ibihe byiza.